ry'ivuka rishya kandi tuvugururira muri Roho Mutagatifu kugira ngo dutagatifuzwa n'ingabire ye bwite tube abanyamurage bizeye kuzatunga ubugingo bw'iteka. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi itariki ya none igihe twita mu Eucharistia duhimbaza n'amasakaramentu y'ibanze aza guhabwa abana bacu, abanyeshuri biga muri kino kigo cy'amashuri. Bagize umwanya wo kwitegura batisimo, bagize umwanya wo kwitegura guhabwa Eucharistia ya mbere, ndetse banitegurira guhabwa gukomezwa. Ayo masakaramentu yose bakaza kuyahabwa uyu munsi. Turashimira Imana yabaherekeje, turashimira abakatejisite babaherekeje, turashimira ababyeyi b'abatisimu baje kubashyigikira uyu munsi, ndetse n'ababyeyi b'umubiri nabo baje gushyigikira abana babo. Ni umunsi rero w'ibyishimo, ni umunsi udasanzwe mbere na mbere kuri aba bahabwa amasakaramentu, ariko ni umunsi w'ibyishimo ku kigo cyacu ko kivukishije abakristo bashya, ko kigiye guhesha amasakaramentu abana bize muri rugo. Ubutumwa bwiza dushimira abayobozi, dushimira abita kuri bano banyeshuri, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwa roho. Mwakoze umurimo ukomeye, Imana ibahe. Ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi rero riratubwira yuko Imana ishimira urupfu rw'umuntu, ahubwo ishimira ko umuntu agira ubuzima busagambye. Turaza kumara mu Ivanjili Yesu azura umwana w'umukuru w'isengero witwa Yayiro, ubwo bamubwiye yuko umwana arwaye bazamukize. Nyuma gato bakamubwira yuko umwana yapfuye. Yesu akavuga ngo witinya, noneho agahamagara umwana akamusubiza ubuzima. Twese rero dukeneye ubuzima bw'Imana, twese dukeneye ko Imana itubwira ngo twitinya. Namwe rero uburyo bw'aga masakaramentu mwitinya. Muri kiliziya harimo ubuzima, muri kiliziya harimo urukundo, muri kiliziya harimo ubuvandimwe. Ubuvandimwe rero ni umuco twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana, gutura igitambo cy'Eucharistia no guhimbaza amasakaramentu y'ibanze dufite umutima usukuye. Nemereye mbere Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, nabashimiye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo niyemeje gutunganya, kuko naracumuye rwose. Icyo gituma n'imirimo y'abatagatifu mukiteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, mumusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Imana si yo yaremye urupfu, ntinashimishwa no kurimbuka kw'ibiriho, ahubwo yaremye byose ngo bikomeze kubaho, kandi ibyaremwe byo mu isi bigenerwa gutanga ubuzima. Nta burozi bwica bubirangwamo, n'ububasha bw'ikuzimu ntibutegekwa ku isi, kuko ubutabera budashobora gupfa. Kuko rero Imana yaremeye umuntu kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite. Nyamara kubera ishyari rya Sekibi, urupfu rwinjiye mu isi, bityo rwigarura abamuyoboka. Iryo ni ijambo ry'Imana.
imyenda y'ibirori Nasani Imana yacu, wowe uduha kugira uruhare ku bubanga bw'ububabare bwawe n'izuka ry'umwana wawe, turakwinginze twebwe abaterwa imbaraga na Roho Mutagatifu, we utugira abana bawe, uduhegora turangwa n'ubugingo bushya dukesha abatisimu, ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimbura iteka. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ngo amare kugera ku nkombe hakurya ari mu bwato, ikivunge cy'abantu kimuhombokaho, bamusanga aho yari ari ku nkombe y'inyanja. Ubwo rero haza umwe mu batware b'isengero akitwa Yayiro. Abonye Yesu apfukama imbere ye amutakambira akomeje ati, umukobwa wanjye yarembye cyane, ngwino umurambure w'ibiganza abeho. Yesu ajyana nawe na cya kivunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho. Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso, ayimaranye imyaka 12. Yari yarababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo karushaho kumererwa nabi. Uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yesu, aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yesu.
yaribwiraga ati byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akikoraho isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyo yari arwaye. Ako kanya Yesu yumva ko ububasha bumuvuyemo, arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati urabona iki kivunge cy'abantu bakubyigana impande zose, maze ukavuga ngo ninde unkozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho byose aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere amubwira ukuri kose. Yesu aramubwira ati mwana wanjye, ukwemera kwawe kwagukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mu gihe akivuga ibyo haza abantu bavuye kwa mutware w'isengero, baramubwira bati umukobwa wawe amaze guca, uraruhiriza iki kandi umwigisha? Yesu aba yabumvise, abwira umutware w'isengero ati witinya, upfa kwemera gusa. Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse Petero na Yakobo na Yohani murumuna wa Yakobo. Bageze mu rugo rw'umutware w'isengero, Yesu asanga urusaku rw'abantu bariraga baciye imiborogo. Ngo yinjire arababwira ati urwo rusaku n'ayo marira ni iby'iki? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Nuko baramuseka. Amaze guheza bose ajyana na se na nyina b'umwana n'abari kumwe nawe, maze yinjira aho umwana yari ari. Nuko afata umwana ukuboko aramubwira ati tarita kumi, bigasobanura ngo mukobwa nabikubwiye haguruka. Ako kanya umukobwa arahaguruka atangira kugenda, kuko yari afite imyaka 12. Nuko ubwoba bwinshi burabataha bose, abihanangiriza akomeje ngo ntagire umuntu ubimenya, maze arababwira ngo bamugaburire. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Umuryango w'abana b'Imana batisimu cyane cyane isakaramentu ry'ivuka ryacu rishya, ni nk'urugi rukingurira andi masakaramentu. Niyo mpamvu tugiye guhera kuri batisimu. Yesu abwiye Nikodemu ati nta muntu n'umwe ushobora kubona ingoma y'ijuru atavutse ubwa kabiri. Muri batisimu Yesu Kristo atuma dupfa ku cyaha tukazuka mu bugingo bw'abana b'Imana muri kiliziya ye. Bityo namwe mumenye ko ubwanyu mwapfuye ku cyaha mukabubereyeho Imana muri Kristo Yesu. Mbese babyeyi, aba bana banyu mwahisemo ko bazitwaye amazina? Vuga amazina y'abana banyu. Tete, Sandrine, Gloria, Prince, Jackson. Aba bana banyu murabashakira iki mu muryango w'Imana ariwo kiliziya? Murabashakira batisimu ibaha kuvuka bundi bushya muri Yesu Kristo. Mwaje kubatisha abana banyu, murabona umurimo mwiyemeje wo kubatoza ukwemera Kristo kiliziya yamamaza, kugira ngo nibakurikiza amategeko y'Imana bizatuma bayikunda kandi bakunde mugenzi wabo nk'uko Kristo yabitwigishije. Mbese muriyumvisha neza uwo murimo? Namwe ababyeyi b'abatisimu murabona muzashobora gufasha ababyeyi b'aba bana kurangiza neza umurimo wabo wo kubarera Gikristo? Muzabishobora? Babyeyi, abana mwazanye kubatizwa, umuryango wa Kristo ubakiranye ibyishimo byinshi. None mu izina ry'uwo muryango ngiye kubakora ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma namwe ubwanyu ndetse n'ababyeyi b'abatisimu mubikoreho iki kimenyetso cya Kristo umukiza.
nimuhaguruke twiyambaze bakuru bacu b'abatagatifu. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire, Mariya mutagatifu nyina w'Imana, Yohani Batista mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Petero na Paulo batagatifu, Yohani Bosco mutagatifu, Antoine mutagatifu, Girigori mutagatifu, Katena Wisiena mutagatifu, Fesita na Perpetua batagatifu, Agnes mutagatifu, Cecilia mutagatifu, Yohani Claudiane mutagatifu, bazina bacu batagatifu, bazina bagiye kubatizwa batagatifu, abawe Kristo y'Uganda batagatifu, babyeyi inshuti namwe bene wacu mwese mwagize mu ijuru, batagatifu namwe batagatifukazi b'Imana, dusabe. Mana ishobora byose, ugahora witeka mwana wawe Yesu Kristo wamwohereje mu bantu kugira ngo atuvane ku bubasha bwa sekibi kandi akure muntu umwijima, maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Turakwinginga tworoheje kugira ngo aba bana numara kubakora ubwana bw'icyaha cy'inkomoko, ubagire ingoro yawe ntagatifu kandi ubahereho mutagatifu wawe abaturemo, kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Ububasha bwa Kristo umukiza nibubakomeze, nibigaragazwe n'amavuta y'agakiza tubasiga muri Kristo Nyagasani. Babyeyi b'abana namwe ababyeyi batisimu mu isakaramentu ry'abatisimu, aba bana mwazanye muherekeje bagiye guhabwa bw'amazi na Roho Mutagatifu ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Ni mwebwe rero mugomba kwihatira kubarera gikristo no kubarikiza mu kwemera kwabo, kugira ngo ubwo buzima bushya bw'Imana butazononwa n'icyaha, ahubwo uko bakura bujye bushobora kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite ari bwatumye muzana abana banyu, niba kandi mwiyemeje umurimo wo kubarera gikristo, nimwibutse batisimu mwebwe mwahawe musubira amasezerano mwajyanye n'Imana, ariyo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Nguko kwemera kwacu, nguko kwemera kwa Kiliziya yose aba bana bagiye kubatirizwamo. Kubera iyo mpamvu rero umwanzi shitani n'imihango yayo yose n'ibyo dushukisha byose mwakanye kutazakora ku bana banyu imihango inyuranyije n'ubukristo, nko kuraguza, guterekera no kubandwa. Murabihakanye. Mwemera Imana Data ushobora byose, muremye ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana we w'ikinege Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bw'Imana se. Muramwemera. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho. Murabyemera. Murashaka ko aba bana babatizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamaza muri aka kanya? Murabishaka.
byose wa Nyagasani Yezu Kristu yabakijije ibyaha, inavukisha bundi bushya ku mazi na Roho Mutagatifu, y'ubwayo ibasize kirisima ikiza, kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristu we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Bavandimwe mumaze kubatizwa, mwagizwe iremwa bishya, mwambaye Kristo. Uyu mwambaro wera de uramenyesha ubutorwe bwanyu. None rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze muzawugirane mu buzima bw'iteka utanduye. Kongeze pushe. Nimwakire urumuri rwa Kristo. Babyeyi baba bana, namwe babyeyi babatisimu, urumuri mwe ruragijwe, maze mukazarwitaho kugira ngo abana banyu murikirwe na Kristo, bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomere mu kwemera. Nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Amina. Bavandimwe bw'abatisimu, aba bana bavutse bundi bushya, bahindutse iremwa bishya, maze bitwa abana b'Imana. Kandi nibo koko umunsi umwe kubw'ukomezwa Roho Mutagatifu arabagira abakristo bahamye, kandi baraza no kugira uruhare ku meza y'igitambo cya Nyagasani, aho baza kuririmbira Imana hamwe n'ikoraniro ryose ritagatifu.
Bavandimwe rero dushimira Imana, dushimira n'abavandimwe bawe batisimu, tubaha amashyi n'impundu. Kubera yuko bamaze kubatizwa ari bakuru, turakurikizaho rero n'isakramento ry'ugukomezwa. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wahaye intumwa zawe Roho Mutagatifu kandi ushaka ko abakuyobotse bose bamuhabwa babikesheje izo ntumwa n'abazizungura. Turakwinginze rero utege amatwi amasengesho yacu. Komeza mu mitima kwemera igikorwa cy'urukundo watangiye ku munsi wa Pentekosti, maze aba bagiye gukomezwa bamamaza ivanjiri yawe nta bwoba. Tugusabye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, igitabo cyakozwe n'intumwa kitubwira ko nk'uko Nyagasani Yezu yabisezeranye ku munsi wa Pentekosti, intumwa zasendejwe Roho Mutagatifu zihabwa n'ububasha bwo guha Roho Mutagatifu abemera, bityo zigasoza ibyakozwe mu ibatizwa. Tuhasoma kandi ko igihe Pawulo Mutagatifu yashyiraga ibiganza ku babatijwe, Roho Mutagatifu yabazagamo. Abepiskopi bazungura intumwa n'abafite ubwo bubasha mu isakramento ry'ugukomezwa ari abepiskopi ubwabo cyangwa se abasaserdoti batumye, baha Roho Mutagatifu abavutse ku bwa kabiri ku bw'amazi na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ababatijwe bahabwa muri iryo sakramento niwe usakaza urukundo rw'Imana mu mitima yacu, niwe utubumbira mu kwemera kumwe no mu butorwe bumwe twamagariwe. Bityo rero niwe utagatifuza Kiliziya akayiremera ubumwe. None rero bavandimwe, mwiteguye gukomezwa. Roho Mutagatifu mugiye guhabwa arababera ingabire ishyira mu mitima yanyu kashe ye ituma murushaho gusa na Kristo no kuba ingingo za Kiliziya ye. Rushushanya na Kristo ubwo yasigwaga na Roho Mutagatifu muri batisimu yahawe na Yohani, nibwo rero yatumwe kwamamaza inkuru nziza ngo akwize ku isi yose urumuri n'urukundo by'uwo Roho Mutagatifu. Mwebwe ababatijwe mumaze kubatizwa mu kanya, Roho Mutagatifu mwahawe muri batisimu yabatagatifuje mu isakramento ry'ugukomezwa, arabatagatifuza binonosoye. Mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu, Roho wa Kristo, mugiye kurangwa n'ikimenyetso cy'umusaraba we ku gahanga. Kubera ibyo muzagomba kuba abahamya b'ibabara n'izuka bya Kristo mu mubana mu mugendana, ku buryo imibereho yanyu izakwiza hose impumuro nziza ya Kristo, nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga. Umubiri wa Kristo ariwo Kiliziya uhabwa ingabire zinyuranye. Roho Mutagatifu agabagabanya abakristo kugira ngo umubiri ubakwe mu bumwe no mu rukundo. None rero bavandimwe nkunda, ni mu b'ingingo nzima z'iyo Kiliziya mugororokere Roho Mutagatifu, mwihatire kugirira neza abantu bose, mugenze nka Kristo wazanywe no kugaragira aho kugaragirwa. Ngaho rero mbere yo guhabwa Roho Mutagatifu, nimwibutse ukwemera kwa Kiliziya mwamamaje, kandi ababyeyi banyu bafashe kongera kwamamaza. Mwanze shitani n'imihango yose, mwemera Imana Data ushobora byose mu ijuru n'isi,
mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege gihoraho wabyawe na Bikira Mariya akababara agahambwa akazuka mu bapfuye none akaba yicaye iburyo bw'Imana se muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu mugiye guhabwa uyu munsi muramwemera? Mwemera uwo Roho Mutagatifu mu isakaramentu ry'ugukomezwa ku buryo bwihariye nk'uko intumwa zamuhawe ku munsi wa Pentekosti muramwemera? Mwemera Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho murabyemera? Nguko kwemera kwacu, nguko kwemera kwa Kiliziya yose twese twiyemeje kwamaza muri aka kanya. Ababyeyi batisimu nimurambure amaboko ku ntugu z'abana banyu kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu. Dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, se mwami wacu Yesu Kristo wabyaye bundi bushya abayoboke bawe kubw'amazi na Roho Mutagatifu bakiza icyaha, none rero wowe Nyagasani basakazemo umuhoza Roho Mutagatifu, ubahe Roho w'ubuhanga n'ubwenge, Roho w'ubujyanama n'ubutware, Roho w'ubumenyi n'ubusabane ku Mana, basenderezemo Roho w'icyubahiro n'urukundo kubwa Kristo umwami wacu. Aba bavandimwe bacu bamaze gusesekazwa Roho Mutagatifu bagiye kubishimangira bakorerwaho ikimenyetso cy'umusaraba, ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, basigwa amavuta ya kirisima ku gahanga. Ndavuga ntiyakira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu hawe, ugasubiza ngo amen. Akubwira ngo gira amahoro, basubiza ngo urahorane nawe. Akira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu hawe, gira amahoro. Nidushimire abamaze gukomezwa, tubaha amashyi n'impundu. Ababyeyi babatisimu babakongereze urumuri, basubire mu myanya yabo, tubaririmbira indirimbo ya Roho Mutagatifu. Oh w'Imana ngwino, oh Imana ngwino, oh Imana ngwino, ngwino turare. Oh
wabikesheje izo ntumwa n'abazizungura. Turakwinginze rero utege amatwi amasengesho yacu. Komeza mu mitima yo kwemera igikorwa cy'urukundo watangiye ku munsi wa Pentekosti, maze aba bagiye gukomezwa bamamaza ivanjiri yawe nta bwoba. Tugusabye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, igitabo cyakozwe n'intumwa kitubwira ko nk'uko Nyagasani Yezu yabisezeranye ku munsi wa Pentekosti, intumwa zasendejwe Roho Mutagatifu zihabwa n'ububasha bwo guhabwa Roho Mutagatifu abemera, bityo zigasohoza ibyakozwe mu ibatizwa. Twasoma kandi ko igihe Pawulo Mutagatifu yashyiraga ibiganza ku babatijwe, Roho Mutagatifu yabazagamo. Abepiskopi bazungura intumwa n'abafite ububasha mu isakaramentu ryo gukomezwa ari abepiskopi ubwabo cyangwa se abasaserdoti batumye, baha Roho Mutagatifu abavutse ubwa kabiri bw'amazi na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ababatijwe bahabwa muri iryo sakaramentu niwe usakaza urukundo rw'Imana mu mitima yacu, niwe utubumbira mu kwemera kumwe no mu butorwe bumwe twamagariwe. Bityo rero niwe utagatifuza Kiliziya akayiremera ubumwe. None rero bavandimwe, mwiteguye gukomezwa. Roho Mutagatifu mugiye guhabwa arababera ingabire ishyira mu mitima yanyu kashe ye ituma murushaho gusa na Kristo no kuba ingingo za Kiliziya ye. Urushushanya na Kristo ubwo yasigwaga na Roho Mutagatifu muri batisimu yahawe na Yohana, nibwo rero yatumwe kwamamaza inkuru nziza ngo akwize ku isi yose urumuri n'urukundo by'uwo Roho Mutagatifu. Mwebwe ababatijwe amaze kubatizwa mu kanya, Roho Mutagatifu mwahawe muri batisimu yabatagatifuje. Mu isakaramentu ryo gukomezwa arabatagatifuza binonosoye. Mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu, Roho wa Kristo, mugiye kurangwa n'ikimenyetso cy'umusaraba wawe ku gahanga. Kubera ibyo muzagomba kuba abahamya b'ibabara ry'izuka rya Kristo mu mubana no mugendana, ku imibereho yanyu izakwiza hose impumuro nziza ya Kristo, nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga. Umubiri wa Kristo ariwo Kiliziya uhabwa ingabire zinyuranye. Roho Mutagatifu agabagabanya abakristo kugira ngo umubiri wubakwe ubumwe no mu rukundo. None rero bavandimwe nkunda, ni mube ingingo nzima z'iyo Kiliziya, mugororokere Roho Mutagatifu, mwihatire kugirira neza abantu bose, mugenze nka Kristo wazanywe n'ugaragira aho kugaragirwa. Ngaho rero mbere yo guhabwa Roho Mutagatifu, nimwibutse ukwemera kwa Kiliziya mwamamaje, kandi ababyeyi banyu bafashe kongera kwamamaza. Mwanze shitani n'imihango yose, mwemera Imana Data ushobora byose mu ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege uhoraho, wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahambwa akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bw'Imana se. Muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu mugiye guhabwa uyu munsi? Muramwemera? Mwemera uwo Roho Mutagatifu mu isakaramentu ryo gukomezwa ku buryo bwihariye nk'uko intumwa zamuhawe ku munsi wa Pentekosti? Muramwemera? Mwemera Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange w'abatagatifu, ikizo ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho? Murabyemera? Nguko kwemera kwacu, nguko kwemera kwa Kiliziya yose, twese twiyemeje kwamamaza muri aka kanya. Ababyeyi batisimu, murambure amaboko ku ntugu z'abana banyu
kugira ngo bahabwe uwo mutagatifu. Dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, se mwami wacu Yesu Kristo, wabyaye bundi bushya abayoboke bawe bw'amazi na Roho Mutagatifu wakiza icyaha. None rero wowe Nyagasani basakazemo umuhoza Roho Mutagatifu, ubahe roho ubuhanga n'ubwenge, roho ubujyanama n'ubutwari, roho ubumenyi n'ubusabane ku Mana, basenderezemo roho w'icyubahiro n'urukundo kubwa Kristo umwami wacu. Aba bavandimwe bacu bamaze gusesekazwa Roho Mutagatifu bagiye bishimangira bakorerwa ikimenyetso cy'umusaraba, ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, basigwa amavuta ya kirisima ku gahanga. Ndavuga ntiyakira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wawe, ugasubiza ngo amen. Kubwira ngo gira amahoro, ugasubiza ngo urabane nawe. Akira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wawe, gira amahoro. Akira Amen.
maze mujye mwumva mwiteka naho muri hose ukuntu muba muvuganirwa n'umubyeyi Imana yacu, maze Yesu Kristo mwashingiwe amizero yanyu ajya abaha kujya mbere, ndetse abahe no kwishima uko mubyifuza. Nuko mwe mwazanye umutima wuje urukundo guhimbaza umunsi mukuru wo gushimira Imana no kwizihiza amasakaramentu y'abana bacu, ari bo bavandimwe banyu musangiye ukwemera, mushobore kugira ingabire y'ibyishimo mu mitima yanyu, kandi Imana izabahe kugera ku ihirwe ry'ijuru. Imana musenga mwizeye izabahe gutsinda ibizamini mugiye kwinjiramo, kandi izabahe gukiza neza inshingano zanyu mufite, ubwo mushinzwe kureberera abandi, kubayobora mu nzira nziza y'ukwemera. Ushobora byose n'abamugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nimujyana muri ya Kristo. amasakaramentu mawe akaba azamfasha kwigereza Imana ikazanyobora mu buzima bwanjye. nkaba nishimiye guhabwa amasakaramentu kuko byamfashije kuba akoze. Nitwa Nyirigira Speciose, nkaba nishimiye kuri uyu munsi, nishimiye kuba umubyeyi wa batisimu w'umwana witwa Ufitingana Gloria. Ni umunsi wabaye mwiza, twishimye, misa yagenze neza, twageze mu kigo, isaha iteganijwe nubwo itubahirijwe, ariko hari izindi gahunda arizo zatumye misa idatangira igihe, ariko byabaye twishimye, misa yagenze neza. Nk'umubyeyi wa batisimu rero biranshimisha kuba mbonye umwana, ntabwo ari umwana mfite wenyine, nsanzwe mbyara. Icyo nkeka ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu agenda aba umukristo, ari intambwe agenda atera. Biranshimisha rero, noneho ikintu kiba gishimishije nko kubyara umwana mukuru, kumuyobora ntabwo bigora cyane nko kubyara umwana ukiri mutoya. Umwana mukuru ni umwana uba uzabwira kumva, ni umwana uba ugomba gutoza inzira ya gikristo. Bikaba byiza igihe noneho afite nk'umubyeyi w'umukristo akagufasha, usanga ari ibintu byiza cyane, bituma umwana agenda neza. Kuba ari ku ishuri nabyo ni bimwe mu bintu bitaduhuza buri munsi, ariko nibura iyo umuntu abonye akanya gake bishoboka, aramureba akamuganiriza, akamubaza ubuzima barimo ku ishuri, akumva koko niba wa mwana akibasha kugendera muri ya nzira yahisemo, kuko abihisemo ari mukuru, azi ubwenge, utekereza ko ari ibintu aba yahisemo kandi abikunze. Murakoze rero, umunsi wanjye wagenze neza, Imana ibamugisha. Ikibazo akuzwe yitwa Frere Denis Nsanzumuhire, umufurere mu muryango w'Ifuyambarira-Jambo, mu butumwa bwa paruwasi, abashinzwe katesheze muri paruwasi ya Kicukiro.
turi aha ngaha rero muri iri shuri rya Kagarama Secondary School, haje guhimbaza amasakaramentu y'abana. Abana baba amasakaramentu anyuranye, harimo batisimo, harimo karisa ndetse no gukomezwa. Na mbere turashimira Imana kuko byose birumvikana niyo tubikesha, niyo yadufashije mu myiteguro yabo. Ntabwo biba byoroshye guhuza amasomo y'ishuri ndetse bakongeramo no kwitegura mu by'iyobokamana, bategura amasakaramentu, ariko hamwe n'Imana, hamwe na Roho Mutagatifu byose birashoboka. Iki gikorwa rero kikaba cyabaye kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuvuga ngo nka Kiliziya, umuryango w'Imana, ni ibyishimo bikomeye ko twungutse abavandimwe, twungutse intore za Nyagasani. Byumvikana ko ndetse no mu ijuru nabo barishimye, kuko iyo twungutse abavandimwe, iyo twungutse intore za Nyagasani, no mu ijuru biba ari ibyishimo bikomeye. Turashimira rero Imana kuko byose niyo tubikesha, niyo yadufashije muri iyi myiteguro y'aba bana, nubwo bitari byoroshye, ariko kubera Imana byose birashoboka. Ndabashimira rero, ndashimira Imana, ndashimira ndetse n'iki kigo n'abayobozi bwacyo bwemeye ko amasakaramentu y'abana ategurirwamo aha ngaha, ndetse akaba yanatangiyemo kuri uyu munsi. Murakoze cyane.